muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Wino wa mwanya mwiza mumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeze kwana natwe n'ukuntu dushyigikira. Tugiye kurera hamwe ibintu bitatu umugore nabikora mu maso yawe mugitangira gukundana cyangwa mugitangira kumenyana, uzakizwe n'amaguru. Nubwo waba umubengutswe, nubwo waba wamukunze, nubwo waba wumva umufiteho imishinga ikomeye cyane, kizwa n'amaguru usubira inyuma. Ikintu cya mbere, nuba wicaranye n'umugore cyangwa se n'umukobwa akakubwira ngo ntazi guteka, ntabwo azi gutunganya, nta suku, nta biki, mbese ibintu byose byakabaye ibintu agomba kuba azi, abikubwira uzasubire inyuma. Kuko uwo nguwo n'umugore urimo kukugerageza, umukobwa urimo kukugerageza ngo arebe ngo umunsi atazabikora uzifata ute cyangwa uzabigenza ute. Buriya mu buzima busanzwe umugore wese ahava akagera, umukobwa wese ahava akagera, ikintu cy'ingenzi kimuranga, ikintu cyiza akwiriye kuba azi kandi akacyitaho nk'uko yita ku mubiri we, ni umugore uzi guteka, ni umugore uzi gukora isuku, mbese ibintu byose. Niwumva rero umugore muganira akajya avuga ukuntu atazi guteka, mbese ni gukora isuku abyanga, atabikunda, akajya kubwira ibyo akunda rwose ari ukwiyitaho, akarya ashyira imbere mu kanwa ke akabivuga umwanya munini, uwo ni umugore cyangwa umukobwa uzaza mu buzima bwawe akakubihiriza. Kuko buriya nta kintu kibi kibaho gutaha nk'umugabo avuye mu kazi yiriwe hirya no hino agataha mu rugo agasanga umugore ntiyatetse. Ubwo ni ukuvuga ngo ni wa mugore utabasha kukwitaho. Kuko umugore muzima, umugore mwiza ni umuntu uzi iby'urugo rwe bakeneye akaba ari byo abaha. Rero abikubwiye hakiri kare rero ukabumva ko atazi guteka, hari n'igihe aba anakubeshya, cyangwa ngo atazi gukora isuku, hari igihe aba anakubeshya, ariko uzabyizere gutyo nyine usubire inyuma. Kuko akenshi barimo kukugerageza kugira ngo nuba wabyemeye ukamugeza mu rugo nta kintu uzamubaza kuri ibyo bintu, aba yabiguteguje hakiri kare. Ikintu cya kabiri nanone, nubona mwasohokanye ukabona murasohokanye arimo arasuzugura abakozi aho mwagiye, niba ari muri restaurant cyangwa se ahantu mugiye kunywera, ugasanga abazanye ibintu bagiye kubakira arimo arababwira nabi, arabareba nabi, arimo arabasuzugura, menya neza yuko ubwo ubutaha ni wowe azasuzugura. Buriya kenshi umukobwa n'umugore ahantu ari mu bantu abenshi bajya banihisha, ariko utihishiriye rwose agasuzugura abantu bireba, ubwo abarimo kukugerageza nanone kugira ngo umunsi yagusuzuguye cyangwa asuzuguye abantu bawe ba hafi ntabwo uzavuga nyine. Rero nshuti yanjye kwirinda biruta kwivuza. Nuwo n'umukobwa mukundana cyangwa ukunda mugihura mu gihe kibanza, mu minsi ibanza, asuzugura abantu bari kumwakira cyangwa abantu muri kumwe ukabona arasuzuguye, ubwo niwo azakurikizaho mu minsi iri imbere. Rero kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya gatatu nanone, nuzabona umukobwa cyangwa umugore muri kumwe ukunda cyangwa se uteganyaho ibintu byinshi, ukabona arimo aratuka ba ex biwe, abagabo, abasore banyuze mu buzima bwe, abatuka ibitutsi byinshi ko bari abagome cyangwa ari ibiki, buriya nubicunga neza ukumva ngo yanyuze mu buzima bw'abagabo barenze umwe, babiri, batatu, kandi bose ariko abavuga nabi, abatuka, ugomenya ngo nawe mu minsi iri imbere uzaba uri kuri liste y'abagome, y'abagabo babi, uzaba uri kuri liste. Rero buriya kenshi umukobwa cyangwa umugore uri mu rukundo hari ibintu akunda kuvuga, kandi buriya nuwumva azanabikubwira uzamenye ko nta kintu arimo kuguteganyaho. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Uramenya utazikura umugore cyangwa umukobwa ukunda kuba victime mu mubano, akahora avuga neza yuko bari babi, ariko we ntagaragaze uruhare rwe mu mibano yarangiye. Uko biri kose akenshi iyo umuntu agize umubano mubi w'uburozi, hari igihe umuntu akubera mubi, ariko nawe kugira ngo ibintu bikare nawe ubigiramo uruhare. Rero niwumva umugore cyangwa umukobwa akubwira ati ex wanjye ari mubi gutya na gutya, mbese ugasanga nta n'ikintu kiza na kimwe amuvugaho, menya ngo ubutaha nawe uzajya uba uri kuri list. Kubera yuko byanze bikunze abantu babiri iyo babana ntabwo muhora muri mu bibi gusa, hari ikintu kimwe cyiza wamubonaho
ariko uko biri kose icyo cyiza nyine urakimwubahira. Ibi wenda byakunaniye kugira ngo mukomezanye bikatuma udakomezanya nawe, ariko nta nubwo ari na ngombwa kujya kumutuka buriya ni ikimenyetso cy'uko nawe ubutaha nahura n'uwundi uzaba ex noneho atangira gutuka. Rero inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Uramenye ntuzizere umukobwa cyangwa umugore ukubwira yuko atazi guteka cyangwa se atazi gukora isuku ko bimubangamira, cyangwa ubizi ko bimubangamira bivuze yuko ntabyo azakora nimugerana kure. Uzumva umugore arimo gutuka abaseriveri cyangwa se abantu b'inshuti zawe muri kumwe abasuzugura, menya ngo nawe ubutazagusuzugura, arimo kuguha alerte, aba arimo kukumenyesha ngo ninkora ibi bintu nawe nta kintu uzavuga. Nuzabona umugore arimo gutuka mu ex wiwe cyangwa aba ex be bose abatukagura, ukabona ko yari mubi kuntu akabivuga cyane kandi ukabona ari fieri yabyo kubivuga, mbese ukabona afite ishema, atewe ishema no kuvuga ibi bintu byose nimo kuvuga, uzamenye ko ubutaha nawe azabigukora. Noneho nyine ubwo ni test barimo kuguha kugira ngo umunsi yazabikora ntuzaye ikintu uvuga. Rero inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Rero cy'ingenzi subira inyuma, ugende ushake utegereze umwiza ukunoye ugukwiye kandi uzabasha kukubaha, akubaha n'abantu bazaba bakuzengurutse. Ese hari ikintu ushaka kwambwira mu byo ntavuze? Nyekeye muri komeze. Niba umushya kwica no kula like, subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe nawe dohote w'impuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.